ibigwi byanjye TV. Ufite ubumenyi cyangwa ibikorwa ushaka gusangiza abandi, watuvugisha kuri nimero ureba kuri screen yawe. Hello, muraho neza tubakunze ibigwi byanjye TV, tubahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Turashimira mu mwakanze subscribe, inama zanyu n'ibitekerezo byanyu ni ingenzi kuri twe. Nawe utarayikora, uyu ni umwanya wo kuyikora kugira ngo tujye tubasha kubana mu biganiro bindi bikurikira. Nkuko mubibona kuri kamera zacu, dufite umutumirwa ariko ntago akiri umushyitsi. Tumuhaye ikaze, urisanga cyane. Twabanye mu kiganiro gishize, twarabanye dukorana ikiganiro cyiza cyane kiryoshye kigendanye n'isuku. Uyu munsi reka tumwakire atubwire icyo atuzaniye. Mama, tuguhaye ikaze. Murakoze cyane, nkuko bisanzwe, nkuko wabibabwiye, ntabwo ndi umushitsi, ahubwo ndi umuntu muzajya mubana umunsi ku wundi, mbagezaho ibyiza bitugenewe twese nk'abanyarwanda, ubuzima bijyanye n'ubuzima. Uyu munsi rero numvaga nifuza ko tuganira ku bintu bijyanye ku kamaro ko konsa ku mwana n'umubyeyi, umwana ndetse na mama we, akamaro kiriya kintu bita konsa mbese icyo kimaze. Nibyo numvaga twaganiraho uyu munsi, nicyo cyari kinzanye urebye. Konsa rero abantu bamwe turabyumva ariko byo ntabwo tujya tubiha agaciro, cyangwa ugasanga umuntu arongereza igihe aboneye umwanya nyine kumva ko agomba kubikora igihe aboneye. Nagira ngo nkubaze, ese ubundi konsa umwana cyane cyangwa kumwonsa igihe utamurebye ngo uvuge ngo karashonje, ese konsa umwana cyane hari inyungu zirimo ku mubyeyi cyangwa ku mwana? Nyinshi cyane. Icya mbere, konsa ku mwana n'umubyeyi, ikintu bahuriraho cyo ni ubumwe bw'umwana n'umubyeyi. Uburyo buturuka hariya hantu. Umubyeyi utaronkeje we n'umwana we baba bameze nk'abanyamahanga, nk'ibisanzwe, nk'uko nahura n'undi mu mama hariya hirya nkabibona ko ari umumama ngomba kumwubaha, ariko ataranyonkeje hari ikintu kiba kirimo. Rero ikintu kiba gitandukanye n'umuntu wonkeje undi. Buryo ubuvandimwe bwinshi, ubumwe bwinshi buturuka ku ibere umumama aba yarahaye umwana. Umwana iyo ari konka aba yegeranye na nyina cyane, byiyongera kuri cya gihe y'amezi, ya minsi wamumaranye mu nda, iyo mezi 9. Noneho bishimangirwa no na ya minsi 1000 batubwira, cyangwa imyaka 2 uwonsa kuba bishobora. Aho niho ubumwe bw'umwana n'umubyeyi bituruka. Ukumva uti umwana yagize ikibazo, nawe ubwawe ukabyumvamo, bavuga ngo umubyeyi yari umwana akagira ikibazo arabimenya. N'umwana iyo nyina atishimye arabibona akanabyo. Nta handi bituruka, nubwo bumwe mu mwana agiranye icyo gihe cyose. Hanyuma se hari akantu komojeho ngo iyo wonyeje umwana neza ngo bituma mugirana ubumwe, mugirana urukundo. Ubumwe, urukundo birajyanye. Byose ni nk'aho ari bimwe. Buriya byaba bifata, hari igihe ujya ubona nk'umubyeyi ugasanga afite umwana ariko nta n'umwe wikoze undi, ugasanga yagiye nyine genda, ubwo nyine n'umwana ukabona ntabwo yitaye kuri nyina pe. Buriya biba bituruka ko abataramwonkeje. Ntabwo yitaye kuri nyina gute se? Yamubonye akaba atamwitayeho. Urabona hari umwana nka nyina aragiye, urabona hari ukuntu akenshi ugenda umwana akakuririra mama, yego, ugasanga hari undi nyina aragiye nta n'ikintu bimubwiye ko akenshi naho bituruka, kuko muri iki gihe nta mwanya tugira abana. Urabyara, wenda nk'abakozi bo muri leta wenda tuvuge, bo nibura babona
y'amezi 3 y'amezi 28 nta nubwo 3 aba yuzuye neza hari ndakeka 28 ubwo yaba ari nko muri 90 cyangwa 84 naho yego ntabwo iriya minsi n'ubundi umwana abakiri muto iyo uzi umuva iruhande ukamusigira umukozi ukamufatisha bebero ukagenda uramara amasaha angahe ku kazi utahe nijoro hari n'abagera mu rugo byahaje ya mata yanaryana mukaza guhura nijoro umuhereza ibere cyangwa nawe usinziriye unaniwe noneho impamvu atakwitaho muri cya gihe ugiye yita cyane ku mukozi cyangwa kuri papa we wenda nibo birirwana urugero naho biba byaratutse ko nta bumwe bwinshi muba mwaragiranye uretse uko bakora nyine akora azi kuri nyina ariko ka kantu uvuze uragenda ukabona umwana ntakwitayeho ariko nyamara umukozi yagenda akamuririra se yagenda akamuririra naho bituruka nta handi kuko abashakashatsi bavuga ngo bagaragaje ko nibura umwana kugira ngo yitwe ko yonse neza yonse ku rugero rukwiye nibura inshuro 8 ku munsi urumva si yo izo nshuro 8 tuzigeza twebwe abamama b'icyo gihe ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka rero nayo mpamvu bisigaye bigorana basanga ababyeyi baranakurikiza indahekana kuko burya niyo mwana ari kwibere bituma mama we wowe mubyeyi udatwita vuba udasama ariko iyo atonze bashobora kugutera isaha n'isaha kuko uyu mwana ari kwibere ni ukuvuga ngo habaho imisemburo ituma umuntu asama n'ituma inizana amashereka iyo umwana yonka uko bikwiye haba havuka ya misemburo izana amashereka gusa ya indi ituma usama ibiretse iyo ubona tonsa cyane rero iraza yose niyo gusama iba active kuko ibibona ubu umugore ugomba gutwita iza gukora akazi kayo ariko iyo yayindi yabaye myinshi kuko uri konsa buri kanya yayindi isa nkaho ikora gace ikabituje ni ukuvuga se kuri iyo umumama atongeje uretse wenda nk'urwo rugero duhaye rw'uko umuntu utongera ashobora kuba yasama vuba kuko nabyo biri mu buryo bwo kuboneza bwa family planning burizewe uburyo bwa naturel bwo kuboneza nonkeje umwana wanjye byatuma ntasama vuba cyane nkicara nkagenda nkadamarara ntabwo wadamarara kuko burya ni uburyo bwa naturel ntiwadamarara kuko hari n'ubundi bwa moderne bwajeho kugira ngo wowe ubwawe muri wumva utuje uzi ngo ndi muri family planning nta cyantungura wakoresha n'ubwo buryo bwa moderne bw'agapira cyangwa ibindi byose ariko no mu buryo bwa naturel buri kuri liste y'uburyo bwo kuboneza bwa family planning no konsa birimo none se urabona twavuze wenda waza uvuga nka bano bantu wenda bafite akazi uriya muntu yonkeje mu gitondo agiye ku kazi of course wenda n'umwana wenda yonse nijoro yarayonka hanyuma yongeye kubonana nawe saa 11 atashye nabwo uwo muntu nawe yavuga ngo iyo nzira yahisemo ya naturel yo niyo mpamvu nkubwira ngo ntiwabwizera kuri iki gihe ariko kuba mbere bacu abamama ba mama bacu batubyaye urabizi ko kenshi nawe urebye na wowe na mukuru wawe na murumuna wawe mukurikirana hagati mwese harimo imyaka 2 cyangwa 3 ubwo nibwo buryo bakoreshaga nta bundi kuko baba umumama yabaga mu rugo akonsa umwana we akita ku mwana we akava mu rugo agiye guhinga kandi nabwo akamujyana niba ari abahinzi yagera umwana aho ashakiye ko nkakarimuha ariko twe muri iki gihe ntibigikunda niyo mpamvu hari buriya buryo bwa moderne bahita bagushishikariza kandi biranakwiye guhita ubukoresha kugira ngo utazatungurwa bitewe nuko utakibana n'abana cyane hanyuma bwo ni ukuvuga ngo umumama ubana n'umwana we wa wundi udafite akazi wa wundi wirirwa mu rugo n'ubundi uriya mumama ashatse ntiyajya gufata uburyo bwa moderne bwo kuboneza ahubwo yakonsa umwana wabyitayeho hanyuma ntago yasama cyane nabihamya ko atasama kireka bitewe nanone mu buryo
imibiri yacu iratandukanye. yego Hari umuntu ushobora kutabyizera cyangwa urugero uburyo dukurira abana biratandukanye. Muri iki gihe imibereho yarahindutse, ujya kubona ukabona wabyaye ejo nyuma y'ukwezi uramukuriye, uwo muntu ntabwo yabyizera kuko igihe cyose umuntu ajya mu mihango aba agira n'igihe cy'uburumbuke aba ashobora gusama. yego iyo ikikubwira ko utazasama yego nuko n'imihango iba yarahagaze. Iyo umugore yonsa n'imihango irahagarara, babyita ngo gukurira umwana. Igihe cyose uzabona wamukuriye uzamenye ko no gusama biri aho hafi, wasama. Ni nayo mpamvu ujya kumva umubyara akubwira ati njyewe nabonye imihango ku mezi 6, ku mezi 2, ku mezi 3, ku kwezi kumwe, urumva turatandukanye. Ni ya mihindagurikire y'ibihe by'iki gihe. Ariko hari n'ubona imihango nyuma y'imyaka 2 abyaye, ya minsi 1000 tuvuga yo konsa, icyo gihe aba yaronkeje neza kandi n'umubiri byaramuhiriye muri make. Nanone muri iki gihe kubera ko tutizeye iyo mihindagurikire yagiye ibaho, barakubwira mu bushakashatsi bwagaragaye muri iki gihe baravuze bati ushobora no kwizera ngo nturakurira umwana byaranahwaniyemo, burya igihe byagiye kuza byakubitanye n'intangangabo. ubwo ari byo bavuga bisinzi menya ari byo bavuga ngo umuntu yasamiye ku kiriri biki ibintu nk'ibi, ukaba warategereje gukurira umwana ukazashiduka ahubwo inda yonka wumva ibicuro mu nda, wajya gusanga uratwite. Niyo mpamvu rero buriya buryo bwa naturere muri iki gihe, kuko ibintu byose bitakiri naturere niko nabyita, butakizewe cyane 100%, ariko tutanavuga ko bitabaho. None se muga, hari indwara umubyeyi ashobora kurwara bitewe n'uko atonsa? Yego zirahari. Nk'uko twari tuvuze cyambere ku mubyeyi wonsa neza nawe ubwe yumva aruhutse mu mutwe, ubwo urumva iyo atonkeje ni indwara y'umunaniro yanamuhitana. Ikindi ku amabere atonkeje ushobora kurwara n'ibibyimba, ya mashereka iyo abaye menshi akavuriramo agutera ibibazo. Ni benshi baza kwibagisha ibibyimba mu mabere, kwa muganga duhura nabo kandi bitewe n'uko batonsa neza. Wa mwana iyo yonje amashereka, buri ari amashereka basaba kugira ngo yonka avemo hakorwa ndi. No kutonsa nanone bitera no kubura amashereka, ukazagira ukayabura burundu umwana, ubwo urumva ikiba kibayeho n'umwana buri cyo yonka. Iyo utonsa konsa neza egari kubona gukorwa andi mashereka, umwana akabona icyo yonka. Cyangwa se yandi yaje n'iyatonswe ashobora kukuvuriramo akagutera ibintu by'ibibyimba, ariho uzajya kumvuga umuntu ngo baramubaza ibere ngo ikibyimba mu ibere, ibintu nk'ibyo. Nibyo ndumva icyo ngibyo ari cyo kibazo warumbarije cyaba icyo gisubizo. Hanyuma ku mwana we ndumva we byagira ingaruka nyinshi. Umwana wagira ingaruka nyinshi, amashereka burya ari amashereka agira intungamubiri zose wumva zivugwa. Ni nayo mpamvu ubushakashatsi bwagaragaje ko umwana agomba konka nibura iriya minsi 1000 kugira ngo aba abonye za ntungamubiri zose zizamufasha kuzageza. Buriya natwe tuba tugenda kuri twa dushereka twaba mama batwonyeje. Yego uko tungana intungamubiri zose ibiryo. Niyo mpamvu bavuga ngo umubyeyi wonsa agomba kubona nawe intungamubiri zose ko ari zo zongera zikajya gutunga umwana. Nibura niba udashobora konsa ya minsi igihe muri bura wonse amezi 6, ababonye wa muhondo kuzageza ku mezi 6, nibura abazibonyemo nkeya. Ari amashereka rero yabuze intungamubiri zikabura, hakurikiraho umwana kujya mu kibazo cy'imirire mibi, nibo bagira ibintu ubwo imirire malnutrition, urabyumva akiri ibintu by'imirire mibi, yarwaye bwaki. Mbese urumva nawe umwana wagize imirire mibi ni ukurwaragurika kwa buri kanya, iza mpiswe zidakira, buri karwara kose kamugezeho mbese kamugusha hasi cyane. None se nta gihe umwana
byaba bifitanye isano ko akunda umubyeyi agiye bivuga ariko uyu mwana wanjye ngo agira utubaraga duke cyangwa ngo ni akanyanda ngo ariko ngo ninjye wabiteye ngo nanjye ntabwo namwongeje neza ngo namubyeyi ndi muri shuguri ngo cyangwa afite akazi ka komplika ngo bituma ntamwonsa neza. Ibyo bintu biba bifitanye isano. Birahuye. Iyo umwana atonse neza abura imbaraga se yazikura niba za ntungamubiri ntazo yabonye. Ndavuga no mu gihe wenda abaye nk'inkumi cyangwa akaba umusore ukabona ariko nyine iyo umwana nibyo nikubwiye umwana atonse neza biramukurikirana ubuzima bwe bwose. N'ubwenge ntakura neza n'ubwonko ntibukura. Niyo mpamvu hari n'abana babura ubwenge mu ishuri kubera ko batigeze bonka. Kuko iyo yabuze za ntungamubiri ubwonko bwe ntibukura neza ngo ajyane n'igihe agezemo. Niyo mpamvu abandi baziga, hari umwana uziga uzumva wumva mbere hakaba n'abumva nyuma noneho n'abatumva tujya tubibona. Nta kindi ni izo ngaruka tuba twaragiye duhura nazo mu mikurire yacu, mu mivukire yacu, mu mikurire yacu. Ko uburyo konka ibyo twahawe turi mu nda n'ibyo twahawe tuvutse kuzageza dukuze. Wagira inama ki abantu bajya babyara bakanga konsa bitewe n'ibihe barimo idana abasitari wategeye ntabwo nzosa kwera ryanjye ritazagwa? Yego, wamugira ihe nama? Inama namugira rero ni uko wenda no kubyara nabyihorere. Niba yumva adashaka gukora ibijyanye n'ababyeyi arabigira mwikize, kuko hari byinshi ari kwica uwo muziranenge. Arazira ubusa. Ntabwo ibyo kuba ubusitari byawe byitayeho, nta nubwo yigeze akugisha, nta nubwo yigeze abigusaba ngo umubyare. Niba rero udakeneye kumubyara ngo umuhe ibyo agomba kubona, byihorere. Sibyo? Nikanga inama ubwo wamugira nuko yabyihorera. Nabyihorera ko inama namugira ya mbere ni uko niba yagiye mu kintu nta kijyemo cyose, niba abyaye yonse aheke kugira ngo azabone nawe azabona kwitwa umubyeyi. Kuko natabikora ibyo byose n'ubundi ntabwo azitwa umubyeyi. Nubwo yakwitwa umubyeyi kuko yagiye kugisa akabyara, ariko nta kizaba kimwerekana ko ari umubyeyi niyo wahura nawe. Yimye umwana ibyo agomba kumubonaho kandi we yarabihawe. Urumva se nuko wenda nawe abantu utanababwira iby'Imana ngo babyumve, ariko n'imbere y'Imana sinzi icyo azasubiza. Kuko afite ikintu kinini yahuguje umwana we Imana yari yamuhaye, kandi hari benshi batamubonye. Noneho umubonye atangiye no kumwima iby'Imana yamuhaye, kandi byose si ubyara, byose ni Imana ibiba yabimuhaye. Niba yaguhaye umwana ibigomba no kuguha no kumwonsa, noneho iguhaye konsa urabyanze. Ubwo se wambwira nk'uwo muntu ni iyihe nama yindi wamuyose kumubwira uti kumubaza uti wabigiragamo iki utari uri tayari kubijyamo byo neza? Baba bahemutse rero, abahemukiye uwo mwana, abahemukiye umuryango nyarwanda muri rusange, abahemukiye n'abazamukomokaho. Abamwishe mu bwonko, kuko umuntu atanga icyo afite n'uwo mwana ntacyo azatanga ko ntacyo yahawe. Dusoza, gira icyo ubwira umubyeyi witegura kubyara cyangwa n'undi ugifite gahunda yo kubyara, wenda akaba yumvishe kino kiganiro akumva ntiyonkeje neza bitewe wenda n'ubuzima yari arimo cyangwa n'igihe kitamukundiye. Ubu noneho akaba ati noneho nkurikije ikiganiro numvise ubu ngubu, noneho uwo muntu mugira inama ubwo jya wonsa gutya kugira ngo wa mwana we azakure ari strong, ari kuri standard y'abandi. Inama najya ya mbere nkurikije ibyo twari turimo, umuntu wese witegura kubyara yitegure ko no konsa agomba konsa. Yego, byanga bikunda abyitegure, cyangwa kireka n'ibyanga kubera akazi akora, ariko yumva ko agomba kwita ku mwana yabyaye ari izo nshingano yinjiyemo. Kuko yatonkeje umwana hari ingaruka nyinshi kuri we no kuri umwana yabyaye no kuba azakurikiraho. Njyewe nama najya gusa ni ukumva ko agomba konsa akaba umubyeyi byanyabyo. Ndumva ntacyo, kuko iyo utonkeje waba uri umugore ufite umugabo cyangwa uri uwo bateye inda hanze, ubu urisika no guhita wongera ugakurikiza wa mwana, kandi nta ku bagabo batandukanye uzahura n'undi musore niba ari byo ariko kazi wiberamo azahita yigutera uhita ukurikiza, kandi n'ubundi waze
wanze konsa ngo ibere ritagwa n'ubundi rizagwa kuko ibere biriya ni ibintu byose imisemburo ahubwo iyo utwise n'aya mashereka niyo wanga kuyonsa azamo muri kwa kuzamo rirahinduka kuko ryari riri ntabwo riko riguma niyo utayonkeje akashiramo kuko imisemburo yihinduye dormant itakora n'ubundi bera amaherezo rizagwa ibyiza rero ntirigwira ukuri wonsa umwana ntazagire icyo agushinja amwonse gute amwonse twari twabonye ko ubushakashatsi bwavuze ko nibura wonsa umwana inshuro 8 ku munsi yego ubundi umwana buri nyuma y'amasaha 2 yakagombye kujya ku ibere nyuma y'amasaha 2 akonka kuko yonka niko yihagarika uko yihagarika niko asonza niko agomba konka ngo bagomba konka nibiba bidashobotse nibura wowe mugenereka ko umwana ngo umufashe ariko senze uko uwo mugani bahukiye ngo uko umufashe niko kunera sinzi ibintu nk'ibyo nawe uramugena ariko ukumva ko ugomba kumwonsa niba ya masaha 8 utayashoboye basi korane ariko wonse ariko ko yaba ari make ni make nyine ariko nyine nanjye ntibasi gerageza ariko wumve ko ugomba konsa guha umwana icyo agomba kugira ngo bimurinde ingaruka zamugeraho nawe bikurinde ingaruka zakugeraho nimunaba n'inshuti nk'umubyeyi n'umwana uzabe wumva ko bikwiye hari n'umuntu ushobora kuguha urukundo ariko nawe ubwawe ukumva hari icyo wishinja ntacyo atagombaga no kuruguha bitewe n'uko wamufashe nawe uzumve ko mubaye inshuti kubera ko ubikwiye koko yego urabona hari umuntu wagiye nk'iyo hirya mu kazi cyangwa ntiyiriwe mu rugo hari ibintu njya mbona ngo cyangwa njya numva ngo niba utashye ngo banza ngo unywe amazi cyangwa ngo woze inkoko ibyo bintu bimeze bite ni ibyo bijyanye n'isuku nyine y'amabere kugira ngo wonse yego nawe ubundi iyo uri umubyeyi wonsa bavuga ko kubera ko uburyo tuba twiriwe tuyafungiranye n'amasutiki bwa bushyuhe bwinshi tuba dufite mu mubiri ni ibintu sindareba neza ariko bavuga ko ubanza ukanywa amazi nawe ubwawe ukumva ngo kuko n'ubundi ugomba gutanga icyo wanyoye uba wiriwe iyo nta n'icyo wanyoye ngewe gukomeza none ubwo soriga nubwo wenda utanyoye ariko hari ukuntu ubona amabere aremereye ndetse n'amashereka arimo ni iyihe logike kugira ngo ubanze unywe amazi iyo logike yo kubanza unywa amazi njye numva ko ari nk'ibintu abantu bitekereje bitewe n'uko twagize kuko ntabwo ari ibintu biri scientifique icyiza wahanagura kugira ngo n'agatambara keza kugira ngo umwana yonke bitewe no kuba wiriwe uyafungiranye mu masutiye n'icyo ugahanagura kugira by'isuku gusa kugira ngo atonke umwana utagira imyanda yayonka ukamuha ibera konka iyo amazi utayanyweye niyo utayanywa cyangwa uyakenera ukayanywa nta kibazo hari ukuntu njya mbaho ngo ni ugufungura ngo amashereka aba atunganyije igihe cyose ntabwo bigusaba ubundi buhanga bwo kuyatunganya wowe ubwawe igihe amashereka yaje aho agomba kujya aba agomba konkwa nta n'ikindi nta kundi kuyatunganya dukeneye iyo aza atunganyije mu buryo bw'umwimerere ese umubyeyi ubyaye akabura amashereka ni iyihe nama agirwa kugira ngo ayabone ubundi inama agirwa kugira ngo abone ubundi umubyeyi wabyaye hari ibintu asabwa kugira ngo muri we yumva atuje icya mbere yumve ko afite umwana agomba konsa hari n'abantu babura amashereka bitewe n'ibibazo bifitiye na stress bafite bishyiramo byinshi cyane umuntu umustressa ibibazo biri mu rugo niyo mpamvu bakubwira ngo abashakashatsi aba scientifique bakubwira bati umubyeyi uri ku kiriri nta kindi kintu aba agomba gutekereza niyo mpamvu baje na cya gihe cy'ikiriri ni cya gihe umubyeyi aba ari gutekereza ku mwana we gusa no kubyatuma yonsa umwana akazagisohokamo n'ubundi ari iyo mood arimo ariko umubyeyi yanga ibintu bya interruption ibintu bimutesha umutwe mu bwonko ubwonko urabizi uko bukora ubwonko aho bujyanye butesheje umutwe nibyo hari n'igihe ushobora kwishyiramo ikintu ukakibona
sibyo kubera ubwonko batubwira ko ubwonko rero ubwonko ni nacyo kintu gitegeka ibintu mu mubiri. Uwo ni ukuvuga ngo umubyeyi niba abonye hari ikindi kibazo kibaye byonyine hari n'igihe ashobora kwikanga mu bintu amashereka akagenda agira. Niyo mpamvu avuga ngo umubyeyi atuze yumve ko ari muri gihe cyo konsa agomba n'ibyo akora byose nawe ubwe mu bwonko abatekereje ati umwana wanjye aronka iki. Niyo mpamvu abashakisha ibyo bikoma ayo masombe ni ya muda barimo. Iyo muda iyo ushatse iyo hagize ikintu kimukanga kigashaka kuyimukuramo niho hahanda abura amashereka mva ngo umuntu yabuze amashereka. Ubwo ni ukango muri rusange umubyeyi wabyaye ushaka kugira amashereka natuze abe stable yirinde stress cyane rwose. Icyo gihe rwose amashereka yo azayabona kereka niba ari ibindi ariko umuntu wari ufite amashereka wonsaga nta kindi kiyatwara. Bakunze Ibigwi Byanjye TV, iki nicyo cyari ikiganiro cy'uyu munsi kwa konsa uko umubyeyi yitwara kugira ngo abone amashereka ndetse n'imikurire myiza y'umwana. Turabashimiye cyane mwe mwabanye natwe. Kuri utarakora subscribe ni umwanya wo kwikora kugira ngo tujye tubana mu biganiro bindi bigendanye n'ubuzima. Turashimira umutumirwa wacu, nawe mwese mwadukurikiye umunsi mwiza. Ibigwi Byanjye TV. Ufite ubumenyi cyangwa ibikorwa ushaka gusangiza abandi, watuvugisha kuri nimero ureba kuri screen yawe.